Maje kubaramutsa mwese bene data, muri kumwe na Bishop EMMANUEL MUSINGA Rupande kuva Indianapolis mu itorero rya Grace Tabernacle Church. Reka dusangire ijambo ry'Imana kuri uno munsi wo kuwa gatanu. Ndagira ngo dusangire ijambo riri muri Zaburi 115 n'umurongo wa 16. Icyo shaka ngo tuganire, ndagira ngo mbabwire ko Imana yaduhaye isi kandi yiduheraho umugisha. Imana yaremye isi ku bwacu, irangije yiduheraho umugisha. Dusome ibyanditswe Zaburi igice cya 115 umurongo wa 16 haravuga ngo ijuru ni iry'Uwiteka ariko isi yayihaye abantu. Amen. Ijuru ni iry'Uwiteka ariko isi yayihaye abantu. Igitabo cy'Itangiriro iyo usomye igice cya mbere n'umurongo wacu wa 26 havuga aya magambo. Reka nyasome tubone gusangira ijambo ry'Imana. Haravuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agire inshusho yacu ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Kuri 27 akavuga ngo Imana irema umuntu ngo agire inshusho yayo, afite inshusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. 28 haravuga ngo Imana ibaha umugisha, Imana irababwira ati mwororoke mugwire mwuzure isi. Amen. Imana iremye isi, yaremye isi kugira ngo iyidushireho, iyihereza umuntu kugira ngo umuntu ayitureho. Iyo ukomeze gusoma hepfo ugakomeza n'ibindi bice, haravuga ngo imaze kumurema umuntu ngo iramusinziriza, imukuramo umugore, bamujana hariya muri ya ngobyi, iramubwira ngo ugende uyihingire, ibintu birimo byose ubyita amazina. Adamu ni wowe wise ibintu byose amazina. Bisobanura ku isi papasi yo kurema isi kwari ukugira ngo Imana ibone aho izazihurira n'umwana w'umuntu, ayizaze musanga, kandi irangije imuhereza ikintu cyita short period yo kuba mu isi, imuhereza igihe azaba mu isi. Iyo usomye mu gitabo cya Isaya 43 haravuga ngo abantu banje niremeye kugira ngo bampimbaze. Yaremye umwana w'umuntu, imuremera isi ahantu azatura igihe gitoya kugira ngo ahimbaze Imana, ahe icyubahiro Imana yacu. Imana ntiza yihimbaza, nitwe tuyihimbaza. Yaturemye kugira ngo tuyihimbaze, kandi imaze kuturema yaturemye mu shusho yayo, iduha no gusa n'Imana, iduha ubumana, gutekereza nk'Imana, gukora nk'Imana, irangije iduhereza umugisha. Rero tugeze hariya muri Edeni, igihe Adamu yari ari muri Edeni yakoze icyaha. Kiriya cyaha cyadukuye mu bwiza bw'Imana, ariko Yesu Kristo yaje kutugarura muri Edeni, yaje kutwinjiza mu bwiza bw'Imana. Ariyo mpamvu Bibiliya iza yita Yesu Kristo ngo ni Adamu wa kabiri. Ngo Adamu wa mbere yazanye urupfu, ngo ariko Adamu wa kabiri ngo yazanye ubugingo. Yesu Kristo yaje kutugarurira ubwiza bw'Imana, yaje kutugarura hamwe muri relation yacu n'Imana, yongera kuduhuza. Ubushize nigishije mbwira abantu mbasobanurira agaciro k'amaraso ya Yesu, n'ibyo amaraso ya Yesu yakoze, no gusobanukirwa amaraso ya Yesu. Yesu yavuye amaraso ahantu 7 yose, nsobanura icyo bisobanura, kuko icyo yakoraga kwari kugarura umugisha w'umuntu, no kugarura ubwiza bw'umwana w'umuntu, no kugarura ubusabane bw'umwana w'umuntu, no kugarura umutima w'umwana w'umuntu, no kongera kutwinjiza mu bwiza n'ubusabane, no kuduha umugisha wacu wa wundi Satani yari yaratwibye hariya muri Edeni. Wibuke cya gihe Yesu Kristo amaze kuzuka yavuze ijambo rikomeye, yaravuze ngo nazutse natsinze urupfu na kuzimu, mfite ubutware n'ubushobozi. Ubu butware n'ubushobozi ntabwo bukenewe mu ijuru. Yaravuze ngo ndabubahaye, nimugende ku isi yose, mugende muhindura abantu abigishwa banje. Imana yaduhaye isi, ufite isi
mu kuboko kwawe, mu biganza byawe. Niyo mpamvu ugomba kureka ubwoba. Wibuke uko Pawulo yandikiye Abakorinto ba kabiri, yarababwiye ngo umuntu wese uri muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gisha, ibya kera biba bishize, bya byaha wari urimo biba bishize. Wa muntu wa kera uba umuvuyemo, ubaye umuntu mushasha, ubaye icyaremwe gisha, ubaye umuntu udasanzwe, yuko wongeye kwinjira mu maraso ya Yesu Kristo akaguhindura icyaremwe gisha. Nta mpamvu yo kwirebera mu bya kera, we wirebere mu maraso ya Yesu Kristo, wirebere mu bwiza bw'Imana, wirebere mu mbaraga z'Imana, wirebe nk'uko Imana ihaye kuganiriza wa munsi yaganiraga na Adamu, wirebe nk'uko Imana yaganiraga na Yesu, kuko Bibiliya zitubwira ngo turabavuga butumwa mu cyimbo cya Yesu Kristo. Aha duhagaze, Pawulo yandikiye Abakorinto, abandikira ijambo ryiza. Iyo usomye mu Gifaransa no mu Cyongereza nizo bisobanura neza, bizavuga ngo turi ba ambasaderi, ngo turi abavugizi, tuhagarariye ijuru. Rero uri umuntu uhagarariye ijuru, umuntu udasanzwe. Ugomba kumenya ko Imana yaguhaye umugisha, Imana yaguhaye isi, Imana yaguhaye imbaraga. Muri wowe uri umuntu udasanzwe. Reka kwirebera aho uvuka n'aho wabaye n'ibibazo waciyemo. Uri umuntu udasanzwe, yuko uri kumwe n'Imana yawe, Imana idasanzwe, n'Imana itari Ryangombe, n'Imana itari Bayali, n'Imana itari Ryabingi, n'Imana itari Buda, n'Imana itari Muhamedi, n'Imana yacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Kubera kuri kumwe n'Imana yacu, uri umuntu udasanzwe. Wibuka ijambo yabwiye Yoshua, yaramubwiye igice cya mbere cya Yoshua no kuri gatatu, iramubwira ngo Yoshua we, ngo aho uzakandagira hose, yaramubwiye ngo uzabana nawe nk'uko nabanaga na Mose, ngo kandi aho uzaza ukandagira hose ndahaguhaye. Uze wumva yuko Imana yaguhaye imbaraga, uri umuntu udasanzwe. Tugira ikibazo cyo gutekereza nk'abantu, tugatekereza mu marangamutima yacu, tugatekereza aho tuvuka, tugatekereza uko twabayeho, tugatekereza ubuzima dufite, tukareba challenge twahuye nazo, tukareba ibibazo dufite, tukareba ubupfubyi, ubupfakazi, ubukene, twikubita muri izo circumstances twanyuzemo, tukilimita tukavuga ngo ahandi twaharenga. Mu 2002 nari ahantu mu masengesho, Imana imbwira ibintu byinshi cyane. Iby'Imana imbwiye nkumva ari iby'abandi. Imana yarambwiye ati aba bantu bo gusohoye ureba abasore benshi bazaja hanze, bazakora imirimo ikomeye. Kareba akavuga ati biriya nibyo abantu bakomeye, kavuga ngo nibya naka na naka, nibariya bazabaja hanze, nibariya. Ngewe ndongereje gusenga ngatangira mbaza Imana ngo se Mana, uku nanjye muri abo bantu kurambwe nobamo. Umwuka arabimbishura, yarambwira ngo ibyo wizera byose birashoboka. Icyo byose bishobokera abizera. Namba wizera ko Imana yo gukoresha ibikomeye, uzakora ibikomeye. Namba wizera ko uri umukozi w'Imana, Imana izakoresha muri iki gihe, Imana izagukoresha. Izera Imana. Yesu yagiye kuja mu ijoro aravuga ngo mwizere Imana, naje munyizere. Wizere Yesu Kristo, ugire kwizera yuko Imana yo gukoresha ibikomeye. Imana namba yarakoresheje Dawudi mukuye mu ntama iriya hirya, ikamugira umwami wa Israeli, ikamugira umwami ukomeye, ikamugira umutwaro ukomeye w'ingabo zikomeye. Imana ikamuhindurira amateka, agatsinda ba Sawuli n'Abafilisitiya. Nawe yagukoresha ibikomeye. Imana namba yarahinduye bariya abantu baririya baciriritse cyane, Bibiliya yarambwiye ngo izikura bari bicaye hasi bariya ku cavu, ngo ikabicazanya n'ibikomangoma. Imana yaguhaye umugisha, reka kuwupfobya, zamura kwizera kwawe. Umva uko Bibiliya izivuga mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 6, haravuga ngo ntibishoboka kutizera nezeza Imana. Ugomba kugira kwizera kw'ibyo Imana yakubwiye bizaba kandi bizashoboka. Ibyo Imana yaguhamagariye ni ukuri, kuko wizeye Imana y'ukuri kandi uhakorera Imana y'ukuri. Icyaka hepfo arongera aravuga ngo ugomba kandi kwizera kwiriho. Imana dukorera n'Imana iriho, n'Imana izivuga bikaba, yategeka bigakomera. Icya gatatu aravuga ngo n'Imana izigororera bayishaka. Imana tuhaye dukorera, n'Imana izatugororera, n'Imana izaduhemba. Yewe Imana izaduhemba, ikaruhika duhemba n'ijuru iteka ryose, tukabaho ubuziraherezo. Kaswe utuntu dutoya
ibibazo challenge uhawe ugenda uhura nabyo ukibwira ko Imana yakwibagiwe, haguruka ukorera Imana, ushira amanga, uvuga icyo Imana yakubwiye, ukora icyo Imana yaguhamagariye, ureka ubwoba. Reka mvuge gusa ibi bintu nari nabisobanuye ubushize, reka mbisobanuremo deep gatoya. Mvuge ab'Imana yahamagariye bakumva ko Imana yabahamagariye gufata isi, bagomba kuba bafite ibintu bitanu. Imana namba yaraguhamagaye kugira ngo uzagire impact mu gihe cyawe, ugomba kugira ibintu bitanu abantu bazomakinga impact. Ikintu cyambere, bagomba kuba buzuye umwuka w'Imana, baganira n'Imana, bazi umugisha Imana yabahaye, bagomba kuba bumva Imana, bizera Imana, bagomba kuba ari abantu buzuye umwuka w'Imana, abantu bameze nka Yosefu. Bibiri zitubwira ngo wa munsi ngo Yosefu amaze gusobanura inzozi, ngo Farawo aravuga ngo twabona he ngo umuntu wuzuye umwuka nk'uyu nguyu. Imana irashaka abanyamwuka, isi irashaka abanyamwuka, itorero irashaka abanyamwuka, abantu barashaka abanyamwuka. Abantu bose bagomba kuzura umwuka w'Imana, bakeneye impact ku isi. Niwuzura umwuka w'Imana, umwuka w'Imana azaguha imbaraga, azaguha ubutwari n'ubushobozi, uzaganira n'Imana, umenye icyo Imana ihayivuga n'icyo Imana ihayikubwira. Ntabwo uzagira ubwoba, uzafashwa n'amasengesho no kwizera kwawe, umenye icyo Imana ihayivuga. Ikintu cyambere, abantu bazogira impact ku isi bagomba kuba abanyamwuka. Ba Paulo Petero ataruzura umwuka wera, ntabwo yigeze akora ibyo yakoze amaze kuzura umwuka wera. Ba Filipo bamaze kuzura umwuka wera bakoze ibitangaza. Filipo ataruzura umwuka wera baramubwiye ngo uriya ni Yesu, aravuga ati ko murambwira nta soni, uriya muhungu w'i Galilaya mwene Yosefu na Mariya, hariya Samariya hari icyiza cyo hava. Ariko umunsi yuzuye umwuka wera yagiye avuga ubutumwa, agenda avuga ubutumwa, yarambika abantu ibiganza bakuzura umwuka wera, agenda avuga ubutumwa bwiza. Ugomba gusenga Imana ukuzura umwuka wera. Icya kabiri, abantu bagira impinduka, bazana impinduka, bagomba kuba buzuye ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana buva hehe? Ubwenge bw'Imana buva mu gusoma ijambo ry'Imana, ukumva Imana, ukamenya icyo Imana ihayivuga, ukumva abakozi b'Imana, ukumva abanyabwenge, ugasoma ibitabo, ukamenya ubwenge kugira ngo ushobore kugira impact. Ntabwo uzagira impact utuzuye ubwenge. Bibiri zitubwira ngo n'umwuka w'abahanuzi utegekanwa na ba nyirayo. Kugira ngo utegeke umwuka w'umuhanuzi, uzugira ubwenge, ukamenya message wahawe n'umwuka wera, ukuyitanga, ukamenya na nyirayo, ukamenya n'igihe uyitangira, ukamenya n'abari message personnel n'abari message public. Ibyo byose biva mu bwenge. Iyo abo ni abantu bazana impinduka ku isi, bagomba kuba bari abanyabwenge. Icya gatatu, abantu bazana impinduka ku isi bagomba kuba ari abantu bafite gushira amanga, batari abanyabwoba. Bibiliya yarambwiye ngo ubwoba bwavuye kuri Satani, ngo kuko umwuka w'Imana yaduhaye umwuka utumara ubwoba, utunihisha ngo aba, bisobanura ngo abadata. Ubwoba ni intwaro ya Satani, izibuza abantu gukora, izibuza abantu kwizera, izitera abantu gukekeranya, izituma abantu badakora ibyo Imana ishaka ko bakora, izibatera bwihebe, igatuma batizera Imana. Ubwoba ni intwaro ikomeye cyane Satani azakoresha mu muhamagaro, ni intwaro Satani azakoresha mu bikorwa byawe, mu murimo w'Imana, mu buzima bwawe, mu muryango wawe. Watekereza ikintu ngo yayiki ntizashoboka, ukumva ibyiza ko byagenewe abandi, abanyamwuka n'abandi, abovuga n'abandi, wowe ugomba guceceka. Ugomba gucaha Satani w'ubwoba n'isoni, ukamwirukana akava mu mutima wawe no mu bwenge bwawe, ugashira amanga, ukavuga icyo Imana ishaka, ugakora icyo Imana ishaka, ugakora mu gihe cyawe, ukamenya yuko igihe ufite ni gitoya, nutagikoresha uzagitakaza. Icya kane, ugomba kugira service utanga ku isi, ugomba kugira icyo umarira abo muri kumwe, ugomba kubabwira ijambo ribamara ubwoba, ijambo ribakomeza, ukagira service ubahereza, ukagira icyo ubamarira. Ugomba kugira icyo ukoze. Niki uhaye ukorera isi gituma isi kureba, gituma isi guhanga amaso, gituma isi gukenera? Niki gituma abo muturanye bagukenera? Niki gituma igihugu kigushaka? Niki umariye igihugu cyawe? Niki uhakorera igihugu cyawe? Niki uhakorera itorero? Niki uhakorera Imana? What the service you are offering to? Ni izihe service wawuhereza abantu? Niki uhaye ukora muri iki kinyejana? Niki what are you doing?
gira ikintu uhaye ukora mu gihe cyawe. Cya kintu uhaye ukora kizatuma uzana impinduka, kizatuma isi kumenya, kizatuma abantu bakumenya, kizatuma ijuru rihaguruka, gituma ijuru riguha umugisha, gituma abantu bakumenya, gituma abantu bakuvuga, gituma abantu baguha umugisha, bagusabira umugisha, ugirira abantu neza. Pawulo yaranditse ngo umugirire bose neza, ngo ariko cyane cyane abo mu nzu ya data. Gira icyo ukoze kubw'umurimo w'Imana, gira icyo ukoze kubw'itorero ry'Imana, gira icyo ukoze kubw'imiryango ikenya, gira icyo ukoze kubw'igihugu cyawe, gira icyo ukoze. Do something. Kora ikintu runaka kiri ku mutima wawe gituma ijuru rihaguruka, gituma isi ihaguruka ikavuga ngo hano hari umukozi w'Imana uhaye ukora ikintu runaka. Vuga ubutumwa ku manywa na nijoro. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo mwana wanje Timoteyo, ngo uzuvuga ubutumwa mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Uvuga ubutumwa ushonje, uvuga ubutumwa uhaze, uvuga ubutumwa ukenye, uvuga ubutumwa ukize, uvuga ubutumwa bagushigikiye, uvuga ubutumwa ntawe ugushigikiye. Ntabwo uzakorera Imana yuko byoroshe biha bigenda neza, uzakorera Imana yuko yaguhamagaye. Ntabwo uzokorera Imana ngo ko wabonye abafana benshi, abakristo benshi, abantu bakomye amashi benshi. Ntidukorera Imana ko twabonye abantu benshi bakomye amashi. Tuvugira Imana ko ari ngombwa ko tuyivugira, tugakora ibyo ishaka. Wa muririmbyi yaravuze ngo habe nubwo data na mama bonyanga, ngo ntabwo nzasubira inyuma kuko namenye uwampamagaye uwo ari we. Undi muririmbyi aravuga ngo nje ndi umukristo ngo mu bihe byose kugeza kugupfa. Uzaba umukristo mu bihe byiza, umukristo mu bihe bibi, ubwira abantu ijambo ry'Imana, ukorera Imana abakoma amashi bataye bayakoma. We ukomeze ugira icyo ukoze kugira ngo Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro kibica Imana. Glory back to God. Ubwiza bw'Imana bukomeze bushigwe hejuru, Imana imenyekane ko ari Imana. Ijambo rya nyuma, ugasenga Imana ukagira icyo ukoze, Imana ikaguha umugisha, ugatunga amafaranga, ugakorera Imana utahaye usabiriza, ugakorera Imana uhawe ugira icyo ubarira abandi. Icyo gihe uzuzana impinduka ku isi. Imana iduha umugisha kandi tuganze. Reka mbasabire umugisha. Mwami ndagushimiye ku bantu bose bazumvira ijambo. Mana ubaha ubwenge n'imbaraga no gushira amanga kugira ngo bamenye ko wabahaye umugisha. Mana urabizi ko twaciye mu bihugu bikomeye, twaciye mu ntambara, twaciye mu bukene, twaciye mu buhenebere bw'ubwihebe, ariko Mwami Imana hagurutsa abantu muri iki kinyejana bazana impinduka ku isi. Hagurutsa abantu mu Rwanda, hagurutsa abantu muri Kongo, hagurutsa abantu mu Australia, hagurutsa abantu mu Amerika, hagurutsa abantu mu Burundi, hagurutsa abantu bazana impinduka ku isi. Canada n'ibindi bihugu byose, Mwami isi yose kumenye. Hahaguruka abagaragu bawe bafite gushira amanga, bameze daturi mu ijuru nk'aba Eliya, bameze nk'aba Enoki, bameze nk'aba Elisa, abasore banyeganyeza isi bikamenyekana ko hari Imana twamenye. Urakoze kuzabana natwe, urakoze kuzatugirira neza. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Murakoze.